umuyoboro wa MTN ugiye guhagarikwa hano mu gihugu cy'u Rwanda by'agateganyo. Umuyoboro wa MTN utangiye kujya wiba abantu, dore ko ngo abakozi ba MTN ba original basigaye bahamagara abaturage bakabatuburira ku muyoboro wabo, dore ko ngo MTN iri kuregwa ibibazo byinshi bigiye bitandukanye cyangwa ifite ibirego bigiye bitandukanye. Ikigo ngenzuramikorere RURA kiri gusuzuma koko ibyo MTN irimo iregwa nimba ari byo. Ikirego cya mbere iregwa harimo gutuburira abaturage, harimo ikindi kirego cyo kudahemba abaejenti bayo, dore ko harimo n'ibindi birego byinshi bigiye bitandukanye bihwanye na system network. Ugasanga nk'umuntu agiye kubikuza amafaranga ya network zirabuze, ugasanga niba ari cyo naragiye kwishyura biranze, ndetse n'ikindi kintu cyo kwiba abantu, dore ko yaje MTN itanga amayinite y'ijana, ntabwo igitanga amayinite y'ijana ahubwo ko bwije nuko bukiye bagenda bazamura ibiciro uko bishakiye, kandi iyi ni system yabo. Urabizi ko uguze amayinite bayatwara ataranarangira, bityo rero baje kuzana umuyoboro witwa Gwamo, aho baguha interineti ndetse ukayikoresha icyumweru cyose, ugashiduka interineti bayitwaye utazi ngo interineti yashijute, batanaguhaye na SMS icyumweru baguhaye kitararangira n'izo interineti utaranazikoresha. MTN rero ikurikiranweho ibirego byinshi cyane, ko ikirego nyamukuru nicyo kwiba abaturage bagahamagarwa n'abajenti ba MTN ba original, barangiza bagatubura abaturage bakavidura amakonti yabo, ndetse bakajya kuri banki bagakuraho amafaranga. Umuyoboro wa MTN rero ufite amahirwe ya 90% yo kwisubiraho cyangwa ugahagarikwa mu Rwanda burundu, ariko ubu ngubu MTN igiye kuba ihagaritswe by'agateganyo kugira ngo ibibazo ifitanye n'abaturage banze bikemuke. Nitabikemura vuba na bwango bizarangira umuyoboro wa MTN uhagaritswe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi umuyoboro wa MTN murabizi ko niwo muyoboro uyoboye hano mu gihugu cy'u Rwanda, niwo muyoboro abantu benshi bakoresha, ariko magingo aya ngaya uyu muyoboro wa MTN ushobora kujya hasi bitewe n'uko abakozi ba MTN bakora ibinyuranyije n'amategeko. Iyi system ya MTN yatangiye gupfa mu mwaka wa 2025, nibwo iyi system yatangiye gupfa igatangira kubura network, bagatangira kuyihakinga bakiba abaturage, nibwo iyi system yaje kubura network barazihakinga abandi bariba. Rero ikigo ngenzuramikorere RURA cyatangiye kugenzura bino nimba koko MTN itangiye kwiba abaturage. Mutesi Sikovi ya mama urwa Gasabo yabivuzeho ko MTN itangiye kuzajya izana ubusambo, dore ko mu rwa Gasabo yavuze ku bijyanye na telefoni za make make. Ikigo cyitwa Intelligence nicyo cyari cyarateye inkunga uyu mushinga wa telefoni za make make, bari bafitemo office hano kwa Makuza, nibwo Intelligence yari ifitemo office. Ubwo kontara babahaga abantu bahabwaga amatelefoni, bababwiraga yuko nibazita bazagororerwa cyangwa bazahabwa izindi, ariko iyi telefoni warayitaga ahubwo kugira ngo baguhe indi bakakwishyuza. Kandi nanone ngo warangije kwishyura n'ibyo Mutesi Sikovi yavugagaho, warangije kwishyura amafaranga bakomezaga bakayakura kuri konti ye. Bivuze ngo rero system yatangiye gupfa mu mwaka wa 2025, nibwo yatangiye kujaminga, ubwo abenshi bazanye no system ya make make bavuga yuko telefone yibwa bakaguha indi cyangwa bakayikurikirana. Nta muntu n'umwe wigize ukurikiranwa ngo bamuhereze no telefoni, ndetse n'abagiye babikurikirana umunsi ku munsi izo telefoni ntabwo bigize bazihabwa. Dore yuko wajyagayo bakakohereza ku mudugudu, bagahita bakohereza kuri RIB, ugategeza ngo telefone yawe bazayiguha. Wapi, byarangiye telefoni baziheranye Intelligence. Ibi ngibi rero ni system yari yazanye muri MTN ndetse ya make make, bino bigatuma benshi bafata telefoni za make make, bikarangira barangije kwishyura amafaranga yabo akagenda ava kuri konti gake gake. MTN rero urumva yuko iri kugenda iregwa ibibazo byinshi bitandukanye, ndetse n'ibijyanye n'amayinite nayo. Urabizi ko guhamagara nibura baguhaga iminota 40, ariko ubu ngubu ntabwo bagitanga amayinite y'ijana. Ndatanga ubuhamya koko ngewe nta mafaranga amayinite ya make bajya bampa, na amayinite ya 200 niyo make bampa, ntandi mayinite bajya bampa. Nguko rero MTN neza guhagarikwa, ndaza kubasobanurira. Ikigo ngenzuramikorere kiri mu kazi, ibindi bari butangaza ibyo ruritangaza ndaza kubamenyesha. Nimba MTN igiye guhagarikwa by'agateganyo, nibigiye guhagarikwa burundu mu gihugu cy'u Rwanda, byose ndaza kubamenyesha. Nimba rwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro, kora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi.